Ni MC Peter wa munyamakuru wa Kiroso Film TV. Yego. Bimeze bitetse? Sawa. Nari mbyutse numva inkuru y'akababaro y'umuhungu wawe. Big Boss yapfuye kabisa. Byanyabyo se? Ese umuntu yatangaza ibintu, umuntu yatangaza inkuru. Oya. Yapfuye atapfuye koko. Oya byo ni ikibazo kubera bya bindi byacu bya views. Hari igihe ubibona ku binyamakuru bimwe na bimwe ukagira ngo ntabashatse gutubura ariko vraiment no kwihangana. Yapfuye rwose turimo turashaka ukuntu twajyayo ariko nyine ufuza umuntu atiteguye amafaranga yazize iki se ko nabonaga akiri umusore umeze neza. Big Boss agira ikibazo cy'umutima kubera umubyibuho. Rero nibyo n'ubushize mu cyumweru cyashize nibyo byari byamujyanye mu bitaro ageraho bamushyiraho gomboni yo guhumekeraho. Ayiwe yari yakize yari i Kigali yari yamanutse ejo bundi kuwa gatanu yari na muzima kuko na interview yakoze yanyuma yayikoranye na mana yanjye ejo yarayikoze kuwa gatatu nyuma yaho nta yindi interview yakoze kandi nabwo ntiyayikoze uko yararwaye yari muzima kuko yasubiraga Igisenyi asubiza y'umugore n'abana yari yabahungishiriza hano kubera ibitigito. Ubwo rero njyewe yarambwiye kuwa gatanu mu gitondo ati ndamanutse nsubiye Igisenyi niba ari shooting umbwire simanuke ndamujyana nta ihari tuzashutinga weekend itaha. Next week. Ubwo arambwira reka mbe nigiriye Miami ubwo ni numpamagara nzaza. Yagiye ari kugenda ageze mu byangabo haba murumuna we. Murumuna we rero niho yahise ashyikira araharara n'umugore n'abana ashaka kugenda uyu munsi Gisenyi. Ubwo yafashwe saa 5 z'ijoro ngo yumva cya kibazo cye cy'umutima kiratangiye kandi mu byangabo kuhava ujya mu bitaro ni kure. Ni kure mu byangabo ndahazi. Ubwo rero bamugumaho zigeze saa 10 baranogozatse. Ayiwe no kuvuga ngo ubwo yitabye Imana mwiri joro ryo ku itariki 6 rero cyane rwose. Ayiwe Imana rwose mwakire mubayo kandi muheruko ridashirayo. Yari umuntu ususurutsa abanyarwanda bakishima. Big Boss urwenya cyagiraga ariko agiraga urwenya rwiza yasusurutsaga abantu bari bakunze no kumureba ariko nta kundi Imana nayikunda beza yisubiza abayo. Rero niko bimeze ubu turimo ndashaka abantu bamfasha kugira ngo turebe ukuntu twajyayo. Ndapanga na Bakti yaguwe namuze kuri telefoni na Manibu ariko nibikunda turahita tujya kundi kumwe na yaka turashaka kumanukayo. Mushaka guhita mumanuka za byangabo cyangwa Rubavugo? Rubavu. Muhita mumanuka Rubavu. Yego bazashingura ejo. Nta kundi bwo kuvanga Imana rwose mwakire mubayo kandi mwihangane. Nta kibazo mwana. Tubuze umustar nyine mugenzi wacu dukorana ibikorwa byo gususurutsa abanyarwanda nta kundi. Sasa nta kindi twarenzaho icyo Imana ishatse igikora mu gihe cyayo. Imana rwose mwakire mubayo. Batwumvaga rero navuganaga na wari manager cyangwa se boss wa Big Boss, umwe mu bamukinishaga filme comedy uburyo bwo gususurutsa abanyarwanda. Yari umwana mwiza bazi Big Boss nkuko mugenda mumureba muri zino video zimwe na zimwe yagiye akina muri bino bikorwa bimwe namwe yagiye akora. Big Boss yari umugabo munini ubyibushye cyane abamuzi iyo yabaga ari kumwe n'umuhungu bita Fisi nawe muzi cyane muri filme nyarwanda. Babonaga ari nka murumuna we bose bari abasore. Imana rero ikunda beza, Imana kandi nayikunda ibyiza, harageze ko imwisubiza nta kindi twarenzaho. Yari umustar mugenzi wacu twese nta uzi umunsi we ejo yabagiye ejo yaba wowe. Bari hafi rero y'umuryango, mube hafi umuryango, mwite ku muryango. Murumva iri joro Imana yamwishubijemo
byari bitunguranye niba yarari mu nzira arimo amanuka agiye kujya kureba umuryango agiye kureba ko umuryango umeze ikibazo cy'umutima namwe mwese abadukurikiye abakurikira Kiroso Filime TV indwara y'umutima ni indwara ikomeye ama implantation yayo aragorana cyane mujye mugerageza kwihutira kwa muganga kandi ibyo babasaba mugerageze kubahiriza inama z'abaganga kugira ngo namwe Imana igume barinde Big Boss rero reka tuvuge ngo Imana ikwakire mu bayo ugire iruhuko ridashira ibikorwa byawe tuzaguma tubyibuka ibikorwa byawe tuzaguma tubibona ubundi umuntu aragenda ariko ineza ye ntigenda umuntu aragenda ariko ibyo yakoze ntibigenda niyo mpamvu umubyeyi yapfa bakajya baguma kuvuga ngo ni papa runaka cyangwa se ngo ni kwa runaka Big Boss kuri Kiroso Filime TV natwe tuzahora tukwibuka twari tukuzi nk'umusitari tujya dukorana ibintu byinshi reka rombwira abakurikiye Kiroso Filime TV ngo ibi ngibi ntimubyitiranye na bya bindi mujya muvuga ngo abanyamakuru bari gushaka views ngo bari gushaka za subscriber ntago ariko bimeze uyu mugenzi wacu Big Boss yatabarutse mw'iri joro ryo ku itariki ya 6 mu masaha ashyira saa 10 zo mu rukerera niko byagenze ubu harimo kwiyegerezwa cyangwa gushakishwa ukuntu yashyingurwa yaherekezwa akagezwa aho baruhukiriza imibiri y'abantu ubwo rero bari hafi y'umuryango mugume mu biteho reka mvuge ngo Big Boss rest in peace ruhuka mu mahoro Imana ikwakire mu bayo kandi nk'umuryango wa Kiroso Filime TV twifatanyije n'umuryango wawe turabihanganishije twihanganishije manager wa mukoreshaga Vidi Frank turamwihanganishije twihanganishije Yaka nk'umukinnyi bakinanaga bafatanya gususurutsa abantu twihanganishije Keza twihanganishije Fisi twihanganishije abanyamakuru ba Yawe TV twihanganishije aba Yago TV twihanganishije Afrimax twihanganishije abanyamakuru bose mwageragezaga gukorana na Big Boss nka Kiroso Filime TV rero reka tubashimire kandi tubabwira ngo mugume koherereza condolence umuryango wa Big Boss muri kumwe na MC Peter umunyamakuru wa Kiroso Filime TV niwe wari wabakoreye icyo cyegeranyo cyo kureba neza ubundi Big Boss ni muntu ki turaza gukomeza rero tubabwira n'ibindi bya Big Boss bitewe nuko imyiteguro iguma gukomeza yo kwitegura gushyingura icyamamare umusitari wacu mu ruhando rwa filime nyarwanda amaso ni kuri Kiroso Filime TV n'amatwi kandi biri kumwe kugira ngo tugume tubagezeho ibyegeranyo by'abasitari bagiye batandukanye